Mara imyaka 4 biga amategeko muri kaminuza zitandukanye mu Rwanda, abanyeshuri benshi basoza amasomo yabo bafite icyizere cyo gukora mu nzego z'ubutabera. Icyakora, inzozi zabo birabagora kuzigeraho kubera inzitizi y'amafaranga asabwa ngo bemererwe kwiga mu ishuri rikuru ryo kwigisha no guteza imbere amategeko IRPD. Scope y'imirimo dukoramo ni ntoya cyane ugereranyije n'ibyo tuba twarize. Ubundi inzozi z'umunyeshuri wiga amategeko aba harimo nko kuba yaba umucamanza, akaba umwavoka, ashobora no kuba umushinjacyaha. Noneho iyo niyo myuga irimo wavuga ikomeye, kugira ngo rero abashe kwaccessinga cyangwa se kubona imirimo muri iyo myuga bimusaba ko aba afite diploma akuye muri IRPD. IRPD rero iryo shuri kugira ngo umunyeshuri wize amategeko aryige birahenze cyane. Ni imbogamizi nkatwe ku banyeshuri biga amategeko kuko nk'ubu iyo dusoje bita bidusaba nyine gushakisha amafaranga kugira ngo tujye kwiga muri uriya mwaka. Sometimes hari usanga ababyeyi bacu badafite ubwo bushobozi bwo guhita batwishyurira hariya, gusanga nyine ni imbogamizi tugumye dukora utuzi turi aho ngaho nyine dusanzwe kandi twakabaye twita dutangira kariya nyine. Umuyobozi w'abanyeshuri akaba n'umwe mu barimo gusoza kwiga amategeko muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye Kushaba Frank asaba leta ko nk'uko iba yabafashije kwiga imyaka 4 yanakomeza kubafasha bagahugurwa muri IRPD kugira ngo batange umusanzu wabo mu kubaka igihugu binyuze mu butabera. Leta n'ubundi ko ari umubyeyi yagiye dupushinga nanone niba tugejeje aha ngaha igashyiraho requirements nibura zatuma umunyeshuri ahabwa buruse yo kwiga muri IRPD kugira ngo abone iyo diplome. Urugero abanyeshuri usanga bavuga bati nibura niba bashyiragaho situations nk'urugero kavuga ati umunyeshuri n'ubundi iyo ahawe buruse aha ngaha byaba byiza ko na hari yabayimuhereza. Muri rusange usanga abanyeshuri nk'aha ngaha nka 80%, 85% baba badafite ubushobozi bwo kwishyura ayo mafaranga, ugasanga nka 15% ari bafite ubwo bushobozi. Ukumva nanone ko harimo limitations y'abo bantu bize amategeko kandi nanone ntibagire ku ndoto zabo bifuje kugeraho. Umuyobozi mukuru ushinzwe kwandika abanyeshuri ndetse n'ibizamini muri IRPD Mugisha Richard amara impungenge abize amategeko badafite ubushobozi ko barimo kubakorera ubuvugizi ndetse ko hari n'uburyo bemererwa kwiga bishyura make make. Iki kibazo natwe turakizi, twatangiye kugenda twereka inzego bireba yuko bikwiye ko uburyo bahabwa biga kaminuza badahawe ubundi buryo kugira ngo tubagira abanyamwuga bahinduka abanyamwuga leta yawe yarabatakajeho igice, ntabwo byaba byuzuye kuko ntabwo icyo bagomba kugeraho bari bakigeraho. Icyo nababwira ari uko twebwe nk'ubuyobozi bwa IRPD dukora icyo dushoboye kose kugira ngo hatagira unanirwa kwiga. Tubemerera kwishyura mu byiciro bitandukanye, hari ibyo dufite ariko n'udusanze nawe akatubwira ati ngewe ndabona nubwo muvuga ko twishyura wenda mu byiciro 3 nakwishyura wenda mu byiciro 5 cyangwa 6. Yewe hari n'abatubwira bati giye uko mfite agashara gakeya buri kwezi nzajya nyishyura yangaya nishyura yangaya. Ibyo byose rwose turabyemera. Uwumva afite ubushake azaze atwegere tuzamufasha. Umunyeshuri wize amategeko muri kaminuza asabwa guhugurwa muri IRPD kugira ngo abe umunyamategeko w'umunyamwuga. Abanyeshuri biga muri IRPD mu Mibyizi bishyura amafaranga 1,500,000 ni mu gihe abiga mu mpera z'icyumweru bishyura 1,650,000. Abiga mu Mibyizi bakaba biga amezi 6. Mara imyaka 4 biga amategeko muri kaminuza zitandukanye mu Rwanda, abanyeshuri benshi basoza amasomo yabo bafite icyizere cyo gukora mu nzego z'ubutabera. Icyakora, inzozi zabo birabagora kuzigeraho kubera inzitizi y'amafaranga asabwa ngo bemererwe kwiga mu ishuri rikuru ryo kwigisha no guteza imbere amategeko IRPD. Scope y'imirimo dukoramo ni ntoya cyane ugereranyije n'ibyo tuba twarize. Ubundi inzozi z'umunyeshuri wiga amategeko aba harimo nko kuba yaba umucamanza, akaba umwavoka, ashobora no kuba umushinjacyaha. Noneho iyo niyo myuga irimo wavuga ikomeye, kugira ngo rero abashe kwaccessinga cyangwa se kubona imirimo muri iyo myuga bimusaba ko aba afite diploma akuye muri IRPD. IRPD rero iryo shuri kugira ngo umunyeshuri wize amategeko aryige birahenze cyane. Ni imbogamizi nkatwe ku banyeshuri biga amategeko kuko nk'ubu iyo dusoje bita bidusaba nyine gushakisha amafaranga kugira ngo tujye kwiga muri uriya mwaka. Sometimes hari usanga ababyeyi bacu badafite ubwo bushobozi bwo guhita batwishyurira hariya,
gusanga nyine ni imbogamizi tugumye dukora utuzi turi aho ngaho nyine dusanzwe kandi twakabaye tuhita dutangira kariya nyine. Umuyobozi w'abanyeshuri akaba n'umwe mu barimo gusoza kwiga amategeko muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye Kushaba Frank asaba leta ko nk'uko iba yabafashije kwiga imyaka 4 yanakomeza kubafasha bagahugurwa muri IRPD kugira ngo batange umusanzu wabo mu kubaka igihugu binyuze mu butabera. Leta n'ubundi ko ari umubyeyi yagiye idupushinga nanone niba tugejeje aha ngaha igashyiraho requirements nibura zatuma umunyeshuri ahabwa buruse yo kwiga muri IRPD kugira ngo abone iyo diplome. Urugero abanyeshuri usanga bavuga bati nibura niba bashyiragaho situations nk'urugero kavuga ati umunyeshuri n'ubundi iyo ahawe buruse aha ngaha byaba byiza ko na hariya bayimuhereza. Muri rusange usanga abanyeshuri nk'aha ngaha nka 80%, 85% baba badafite ubushobozi bwo kwishyura ayo mafaranga, ugasanga nka 15% ari bafite ubwo bushobozi. Ukumva nanone ko harimo limitations y'abo bantu bize amategeko kandi nanone ntibagere ku ndoto zabo bifuje kugeraho. Umuyobozi mukuru ushinzwe kwandika abanyeshuri ndetse n'ibizamini muri IRPD Mugisha Richard amara impungenge abize amategeko badafite ubushobozi ko barimo kubakorera ubuvugizi ndetse ko hari n'uburyo bemererwa kwiga bishyura make make. Iki kibazo natwe turakizi, twatangiye kugenda twereka inzego bireba yuko bikwiye ko uburyo bahabwa biga kaminuza badahawe ubundi buryo kugira ngo tubagira abanyamwuga bahinduka abanyamwuga leta yaba yarabatakajeho igice, ntabwo byaba byuzuye kuko ntabwo icyo bagomba kugeraho bari bakigeraho. Icyo nababwira ari uko twebwe nk'ubuyobozi bwa IRPD dukora icyo dushoboye kose kugira ngo hatagira unanirwa kwiga, tubemerera kwishyura mu byiciro bitandukanye. Hari ibyo dufite ariko n'udusanze nawe akatubwira ati ngewe ndabona nubwo muvuga ko twishyura wenda mu byiciro 3 nakwishyura wenda mu byiciro 5 cyangwa 6. Yewe hari n'abatubwira bati ngewe uko mfite agashara gakeya buri kwezi nzajya nyishyura yangaya nishyura yangaya. Ibyo byose rwose turabyemera. Uwumva afite ubushake azaze atwegere tuzamufasha. Umunyeshuri wize amategeko muri kaminuza asabwa guhugurwa muri IRPD kugira ngo abe umunyamategeko w'umunyamwuga. Abanyeshuri biga muri IRPD mu Mibyizi bishyura amafaranga 1,500,000 ni mu gihe abiga mu mpera z'icyumweru bishyura 1,650,000. Abiga mu Mibyizi bakaba biga amezi 6. Mara imyaka 4 biga amategeko muri kaminuza zitandukanye mu Rwanda. Abanyeshuri benshi basoza amasomo yabo bafite icyizere cyo gukora mu nzego z'ubutabera. Icyakora inzozi zabo birabagora kuzigeraho kubera inzitizi y'amafaranga asabwa ngo bemererwe kwiga mu ishuri rikuru ryo kwigisha no guteza imbere amategeko IRPD. Scope y'imirimo dukoramo ni ntoya cyane ugereranyije n'ibyo tuba twarize. Ubundi inzozi z'umunyeshuri wiga amategeko aba harimo nko kuba yaba umucamanza, akaba umwavoka, ashobora no kuba umushinjacyaha. Noneho iyo niyo myuga irimo wavuga ikomeye. Kugira ngo rero abashe kwaksesinga cyangwa se kubona imirimo muri iyo myuga bimusaba ko aba afite diploma akuye muri IRPD. IRPD rero iryo shuri kugira ngo umunyeshuri wize amategeko aryige birahenze cyane. Ni imbogamizi nkatwe ku banyeshuri biga amategeko kuko nk'ubu iyo dusoje bidusaba nyine gushakisha amafaranga kugira ngo tujye kwiga muri uriya mwaka. Sometimes hari usanga ababyeyi bacu badafite ubwo bushobozi bwo guhita batwishyurira hariya. Gusanga nyine ni imbogamizi tugumye dukora utuzi turi aho ngaho nyine dusanzwe kandi twakabaye tuhita dutangira kariya nyine. Umuyobozi w'abanyeshuri akaba n'umwe mu barimo gusoza kwiga amategeko muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye Kushaba Frank asaba leta ko nk'uko iba yabafashije kwiga imyaka 4 yanakomeza kubafasha bagahugurwa muri IRPD kugira ngo batange umusanzu wabo mu kubaka igihugu binyuze mu butabera. Leta n'ubundi ko ari umubyeyi yagiye idupushinga nanone niba tugejeje aha ngaha igashyiraho requirements nibura zatuma umunyeshuri ahabwa buruse yo kwiga muri IRPD kugira ngo abone iyo diplome. Urugero abanyeshuri usanga bavuga bati nibura niba bashyiragaho situations nk'urugero kavuga ati umunyeshuri n'ubundi iyo ahawe buruse aha ngaha byaba byiza ko na hariya bayimuhereza. Muri rusange usanga abanyeshuri nk'aha ngaha nka 80%, 85% baba badafite ubushobozi bwo kwishyura ayo mafaranga,
ugasanga nka 15% ari bafite ubwo bushobozi, ukumva nanone ko harimo limitations y'abo bantu bize amategeko kandi nanone ntibagere ku ndoto zabo bifuje kugeraho. Umuyobozi mukuru ushinzwe kwandika abanyeshuri ndetse n'ibizamini